nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwambugira n'amanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, yantumbira mu ijuru. Ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose, kera yaramponyereye, none sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, ntashira urubanza rwe, anyitukiranutse. Yarancunguye ngo mpuwe, niko kunyishingira, kuko adapfa sigipfuye, njye na Yesu turumwe. Kuko adapfa sigipfuye, njye na Yesu turumwe. Kuko adapfa sigipfuye,
sare mushya bituma nifuza cyane kugerayo niho mwandu w'abimana Yerusalemu nshya Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana iko tubisoma iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora undengera iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora undengera nungenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nza kumenya mukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana niho nza kumenya mukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora ngucumuraho mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro mpanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka nyiri ibyaha birimurwe nyiri ibyaha birimurwe nontunganiriza ubwenge nzanezerwa nzaguhimbaza ariko umutima wera nawushaka kurutaho mpanagurwe hose mwami umuriro niba ushaka nyiri ibyaha birimurwe nyiri ibyaha birimurwe mpanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka nyiri ibyaha birimurwe nyiri ibyaha birimurwe nezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe hanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka nyiri ibyaha birimurwe nyiri ibyaha birimurwe hanagurwe hose mwami
ibyaha birimburwe, ibyaha birimburwe, gerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo. Mboneza yumboneza, gerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo. Mboneza yumboneza, ntanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, iri ibyaha birimburwe, iri ibyaha birimburwe, ntanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, iri ibyaha birimburwe, iri ibyaha birimburwe. Mana nk'uko wafashaga basogokuruza, natwe ntituzadufasha mu myaka iri imbere.
kunguka. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu niwe Yesu aramfata akankomeza, wankunda bihebuje arankomeza. Urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, sinamugundira ubwanjye Yesu niwe umfata. Yesu aramfata akankomeza, wankunda bihebuje arankomeza. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi ngo nkwize ibyawe nishime. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi ngo nkwize ibyawe nishime. Singize, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsengeshe imenezerwe. Singize, singize Yesu wanyogeje ibyaha. Igitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe. Kera waramenewe, none ubu wihishemo umujinya w'Imana, none ubu wihishemo umujinya
amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso n'umwami wacu Yesu. Isi ntibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe
umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimbata ye rwose yeruwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose yeruwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza kera yarampfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza yose arabishobora ajya ndinda kaga kose mu nzira ijya mu ijuru ku muhanga maze iteka bizankiza intege nke shirubute nyuma nzatabaruka shirubwoba shirubute nyuma nzatabaruka ku muhanga maze iteka bizankiza intege nke shirubwoba shirubute nyuma nzatabaruka shirubwoba shirubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyir'imbabazi niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byaza ntanya na Yesu nta bya none nta bizaza byaza ntanya na Yesu nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byaza ntanya na Yesu nta bya none nta bizaza byaza ntanya na Yesu nta bya none nta bizaza byaza ntanya na Yesu nta bya none nta bizaza byaza ntanya na Yesu. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu kugeza ubwo nageze
ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazira agirwa ukundi ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ku musaraba mwiza niho umuntu abonera abagabo batatu bakamuhumuriza ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura ribamara imibabaro rikabatinyura niryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa urumutangiremera n'umwami untegeka n'umwungeri ugendagira n'inshuti nizera n'umwungeri ugendagira n'inshuti nizera ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira nuko ndasaba wemere ishimwe ngushima nubwo ntabasha kuvuga
Yesu avukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, umunyambabazi nyinshi cyane, kuko yaje anshaka, nguko uko yaje anshaka, nguko uko yaje anshaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, nguko uko yaje anshaka, nguko uko yaje anshaka, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, kuko yaje anshaka. Yesu yancunguriye ku giti, ndabohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, nziza ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Yesu ntahwema gukiza abantu, tugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, Yesu azagaruka tujyaniwe, ngumane nawe iminsi yose, kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igitungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro.
azajya mpimbaraga, iryo ni isezerano yampaye, buri munsi azajya mpimbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha, utaramire neza icyo mbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nk'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereza umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru, hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva, Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibona mw'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Nabonye uburuhukiro mu
salama, ndiye mwamba ni 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 salama. Ngenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupa. Ngenda umukristo mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka. Ngenda umukristo wo mu mutima, kuko unsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ngenda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe ntugwa mu byaha. Ngenda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no kurugama. Ngenda umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Ngenda umukristo ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Iby'ino minsi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ngenda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva ndohowe n'umwami Yesu. Ngenda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ndabaririmbira iby'uwapfiriye, wankunze mfite ibyaha nararutse, wambonye nk'igihe Kristo, ukaza mu
baramusuzugura ntibamwemera hari indi nshuti nkawe se yakunda bayihinyuye hari indi nshuti nkawe se yakunda bayihinyuye baramusingije basashe imyambaro ngo hozana hahirw'umwami Kristo bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bafashe umwami ubwo baramuhemura bakiza umwambuzi babamba Kristo ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura yavuye mu ijuru aza muri iyi si abura aho yarambika umusaya we ampfira ku musaraba ngo nanjye angeze mu ijuru ampfira ku musaraba ngo nanjye angeze mu ijuru ntabwo nzarambirwa kubaririmbira ibyo